bakunze ba Hoziyana TV aho muherereye hirya no hino, tubanje kubasuhuza tubifuriza gukomera no kurushaho kugwiza ihumure mu mitima yanyu aho muherereye hirya no hino mu migabane itandukanye y'isi ku bw'iki cyorezo cya covid cyugarije isi. Rero nka Shalom Family twifurije buri wese gukomera muri gahunda ya guma mu rugo, kandi twifuriza buri wese gukomeza kubahiriza amabwiriza. Hanyuma muri iki gihe isi yugarijwe n'icyorezo gikomeye gitya, kiri kwica abantu batandukanye benshi mu migabane itandukanye. Iyo twinjiye mu iyobokamana tukareba, usanga kera iyo habagaho ibihe nk'ibi ngibi abakozi b'Imana babaga babizi, cyangwa se bakaba wenda bafite n'amakuru, bafite n'igisubizo cy'ikibazo kiriho kuri uwo munsi cyangwa se muri icyo gihe. Hanyuma ndagira ngo rero nka Hoziyana TV, kuko aricyo tubereyeho, kugira ngo tubashe kuba ijwi rya benshi, kumenya icyo abakozi b'Imana batandukanye hirya no hino mu nzego zitandukanye bashobora kuba babivugaho muri iki gihe. Nabo bari muri gahunda ya guma mu rugo, aho bari mu mazu yabo. Niki Imana iri kuvugana nabo? Ese niki babivugaho? Ni ubuhe butumwa bafite bwo guha abakunzi b'ijambo ry'Imana, abantu muri rusange, abanyarwanda n'abarundi ndetse n'abandi bantu mu moko atandukanye? Ni iyihe message abakozi b'Imana bafite? Niyo mpamvu rero nka Hoziyana TV twabatekerejeho dutegura kino kiganiro, kugira ngo tujye duhamagara abakozi b'Imana mu nzego zitandukanye, abavuga ijambo ry'Imana bakoresheje kubwiriza cyangwa kwigisha, n'abarivuga bakoresheje uburyo bwo kuririmba. Ni ukuvuga ngo abapasiteri, abapotere, ababishopu ndetse n'abahanzi ndetse n'abandi bantu bafite aho bahurira n'uburyo bw'ijambo ry'Imana, bashobora gutanga inama n'ibitekerezo. Abo bose harimo n'abahanuzi tuzagenda tubahamagara. Kuri uyu munsi rero tukaba tugiye guhamagara umwe muri abo bakozi b'Imana. Tugiye kugerageza, nitugira umugisha aratwitaba, tugira ibibazo hano twateguye tubasha kumubaza. Hanyuma noneho nyuma y'iki kiganiro, wowe uzakurikira iki kiganiro, turagusaba yuko ibibazo wifuza kubaza abakozi b'Imana batandukanye tuzagenda duhamagara, cyangwa n'ubu utekereza ko twazahamagara, wazagenda ubyandika hasi muri commentaire, kugira ngo turusheho kugenda tubahamagara. Abo tudafitiye nimero zabo tuzazishakisha, abo tuzifite bizaba byoroshye tuzabahamagara. Kuri uyu munsi rero tugiye guhamagara nde ku nshuro ya mbere y'iki kiganiro. Reka duhamagare umwigisha ukunzwe cyane n'abantu benshi, uzenguruka ibihugu byinshi, cyangwa se umaze kuzenguruka ibihugu byinshi by'iyi si, wagiye uhatambuka avuga ijambo ry'Imana, ufite abantu benshi bamukurikirana kuri YouTube ndetse n'ahandi. Tumuhamagare twumve ubutumwa afitiye abakunzi be. Uwo nta wundi ni Pasiteri Zigirinshuti Michel. Reka tumuhamagare kuri telefone turebe ko tubasha kumubona. Dushake nimero ye muri telefone, hanyuma tumuhamagare turebe ko dushobora kumubona, hanyuma tumuganirize. Natwitaba biraba ari umugisha wacu ndetse namwe, ariko nyine natatwitaba muri hangana, ubwo tuzongera tugerageze ubutaha. Ariko wenda kubw'amahirwe katurebe dushobora kumubona, tukabona aratwitabye. Turacyategereje ko telefone yiwe iringinga, buriya wenda mu kanya bishobora gukunda, kuko ntabwo biratwereka ko yaciyemo, ariko turongera tugerageze paka tumubonye. Turagerageza paka tumubonye, kuko ni umukozi w'Imana kandi tuzi neza ko abantu benshi mukunze. Turamuhamagara kandi tuzi neza ko nibikunda turi bumubone. Ndabona telefone yiwe itararenginga, reka dukope twongere duhamagare.
twongere duhamagare turebe ko dushobora kumubona. Ko ni nako tuzajya tugenda duhamagara n'abandi bantu bagiye batandukanye, tuzajya tubatungura nyine tubahamagare. Ubwo tuzajya tugira umugisha tukabona, tuzajya tugira umugisha wo kumubaza ibibazo muzajya muba mwatugejejeho muri commentaire. Nimero ye ntirashobora gucamo na n'ubu ngubu. Reka twongere tugerageze. Twongere tugerageze duhamagare, nta kurambirwa. Urumva nawe guhamagara umuntu mudafitanye gahunda ni ibintu nyine bigusaba kwihangana. Wasanga wenda ari mwasenga Imana tukaba turimo tumuhamagara arimo ayibaza, cyangwa se wenda akaba yaruhutse nk'abandi twese, nk'uko turi mu gihe cyo kuguma mu rugo nyine umuntu agira gutya nyine akanaruhuka, cyangwa se kuko ari umwigisha w'ijambo ry'Imana akaba yakuyeho telefone kugira ngo asome ijambo ry'Imana. Reka dukomeze tugerageze, nta mpamvu zo gucika intege. Ndabona telefone ye iciyemo, reka turebe akatwitaba. Halo? We, mwiriwe neza? Mwiriwe neza pastor? Mwiriwe neza. Muravugana na Eric wa Yesu, umunyamakuru wa Hosiana TV. Ubu tuvugana turi mu kiganiro. Murakoze cyane. Tubahamagaye rero nk'abantu tuzi b'inararibonye. Yego. Kandi tuzi neza ko mukurikirwa n'abantu benshi kugira ngo bagirireho umugisha wo kugira ibibazo bimwe na bimwe tubabaza, cyane cyane muri iki gihe isi yugarijwe n'icyorezo cya coronavirus. We, murimo muratwumva neza? We, ndakumva. Yes. Ngira ngo ni network zari zicitse, ariko ndizera ko ubu ngubu muri kutwumva neza. Ikibazo cyacu cya mbere kiragira giti: turi mu bihe bigoye birimo icyorezo cya covid, ibiza bitandukanye ndetse n'intambara z'urudaca hirya no hino ku isi. Ese hari icyo Bibiliya ibivugaho? Mwanatubwira niba hari aho byabaye mu bihe bya kera. Murakoze cyane. Reka mbanze nsubize iki ngiki cya mbere. Ibi biza n'ibyorezo, nizere ko abantu bazi gutandukanya ibiza n'ibyorezo aho bitandukaniye. Ibiza ni ibigendanye n'ibihe by'ikirere cyangwa by'isi, ariko ibyorezo bikaba iby'indwara. Ibi bintu rero Bibiliya ibivugaho. Mu by'ukuri buriya kuva isi yaremwa mu ngobyi ya Edeni ntabyo habona, kereka ku gihe cya Nowa abantu bamaze gucumura nibwo bateje umwuzure. Buriya mwuzure tuwise icyorezo ntabwo twaba twibeshye, cyari cyo rwose, nuko nyine cyari icy'abantu bariho icyo gihe kandi bakeya. Uzira ko Imana yisubiyeho irigarura, ariko sinavuga ngo yigaruye ntacyo yakoze. Yigarura ariko imaze gukora nyine ngo yifata umwanzuro kutazongera kurimbuza abantu umwuzure, aricyo cya kimenyetso cy'umukororombya abantu bajya babona mu kirere iyo imvura ikubye. Wenda hari abibaza bati se ko nyuma yaho no mu myaka ishize ko twumvise hari abantu batwawe n'amazi. Ni abantu nyine bakeya, ariko ntabwo byabaye ku isi. Mwibukire ko uriya mwuzure wo watsembye isi warayirangije. Bivuga ngo naho umuntu yicaye, naho ngaho uri unteze amatwi wese, uwo mwuzure wari wahageze. Noneho nyuma yaho muzi ko abantu bamaze kongera kororoka baturutse kuri Nowa, abakomotse kuri Nowa bakomeje n'uburi gukora ibibi birakomera, kugeza ubwo noneho Imana ihanisha ikintu cyitwa umuriro. Nicyo cyakurikiyeho.
ibyo tubisanga mu Itangiriro igice cya 19. irimbuza umuriro ibitewe n'ibyaha byari biriho by'ubusambanyi ndetse bukabije, ngo kugeza aho abagabo benda abandi bagabo, ibyo bita ubutinganyi. Birakomeza biza kugera hariya mu Egiputa, ubwo Farawo yari akomeje kwinangira no kurakaza Imana, yanga kurekura ubwoko bwayo. Muzi ko yamuteje ibyago bigera ku 10. Ntabwo mfite umwanya wo kubirondora, si ngombwa, abantu babisangamo guhera mu gice cya 6 cyo kuva kugera mu gice cya 11, aho niko tuhasanga ibyago bitandukanye Imana yakubitishije Egiputa. Hirya yaho ubwo ndakomeje, wenda ngiye mu mateka y'abami bayoboye isi n'abayoboye Israel by'umwihariko. Abo bami bose ntiriwe mbarondora. Hari igihe cyabayeho Israel imaze gucikamo ibice bibiri, habayeho Ubuyuda na Samariya, nabo bakarakaza Imana. Barakaza Imana ikabateza amahanga abakikije, ku buryo birivuga ngo ayo mahanga yari nk'inkoni ikubitisha ubwoko bwayo. Harimo za Babuloni, harimo Abamowabu, harimo Abamaleki, harimo Abafilisitiya n'abandi batandukanye. Kujyanwaho iminyago nacyo cyari icyago, yari inkoni y'Imana. Ibi biza rero byose tubisanga mu ngoma, tubisanga mu Balewi, tubisanga ahantu hatandukanye ko Imana yavuga ngo abantu nibayicumuraho bakayirakaza izajya ibacyaha, ibakubitisha ibyorezo nk'ibi ngibi, ibyago nka biriya by'ibiza birimo za mugiga, birimo inzoka z'ubusagwe mu butayu byarabaye, birimo indwara z'amatungo zitwa muryamo ni indwara y'amatungo, n'amashuya n'amakore ni indwara z'amatungo, birimo indwara z'imyaka arizo kagungu, inzukira n'ibindi. Yesu adufashe cyane. Noneho ibyo byago byose yatezaga abantu kwari ukugira ngo nibisubiraho bakihana bagasaba Imana imbabazi ibababarire maze ibakirize igihugu. Ni mpamvu ariko mu ngoma za 2 igice cya 7:14, ariko Imana yababwiye, irabibasezeranya ivuga ati abantu bitirwa izina ryanjye nibaca bugufi bagasenga bakareka ingeso zabo mbi bakanyambaza bakantakira, nzajya mbumva ndi mu ijuru. Umva rero amagambo ko kurikirana, mbababarira igicumuro cyabo mbakirize n'igihugu. Ibi byajyaga bibaho rwose. Mbisubije mu nshamake, byabagaho. Mwari munsabye ingero zabyo, aho byabaye hose nahavuze n'ibyabaye. Hanyuma hari y'iki kibazo bivuga ngo ese ko hari abahuza ibi bidasanzwe turi gucamo n'uburakari Imana ifitiye abantu kubera ibyaha byabo, byaba ari byo? Nacyo nagisubije ko ibi ngibi bishobora guterwa n'uburakari. D'ailleurs ni ukuvuga ngo bishobora ahubwo n'uburakari bwose bw'Imana, kuko hariho indwara zisanzwe turazizi. Hari indwara zisanzwe, abantu bakarwara ibicurane, abantu bakarwara malariya, abantu bakarwara inzoka kubera wenda imirire mibi, isuku nkeya. Malariya nayo igaterwa n'umubu wariye umuntu. Ntabwo twigeze na rimwe isi igira ikibazo cya malariya nk'aho bigeze aha ngaha. Mu bihugu bitandukanye banayifatiye umwanzuro, bari bafite indege zitera imiti, harimo Afurika y'Epfo n'iwacu mu Rwanda. Twari twabikoze mu mezi ahera y'umwaka ushize. Twari twatangiye iyo gahunda yo kujya dutera imiti mu bishanga, mu bisambu, mu bihuru. Za drone zari zaraje kandi nyinshi zihagije n'ahandi henshi, ariko nta kintu gihungabanyije isi cyane kinyeganyeje nk'iki cyorezo. Ibi rero bishobora kubaho ari uburakari. Ngewe by'umwihariko niko Imana yambwiye, kandi iyo message narayitambukije ko ari uburakari abantu barakaje Imana. Yesu atugire neza cyane. Hanyuma ikibazo cya 2 cyavuze ngo nese mu gihe uburakari bw'Imana bwajyaga bumanukira abantu bayo, niki bakoraga kugira ngo Imana icururuke? Nicyo kiriya nari mvuze haruguru. Abantu bisubiragaho. Iryo jambo ryitwa kwisubiraho mu gifaransa babyita rentrer dans soi-même. Kwisubiraho
ni ukugaruka mu mutima ukavuga utari ko ibi bintu bibaye, ibi bintu bimbayeho particulièrement, ibintu bibaye kuri twebwe umuryango wacu, ibintu bibaye ku bwoko runaka bitewe n'iki. Cyo bita kwisubiraho. Bamara kwisubiraho bamenye ingeso zabo bakatura ibyaha byabo. Ndetse Ezira, Nehemiya na Daniyeli bo mu bitabo byabo uko bitatu handitswemo ngo abantu bakatura n'ibyaha by'ubwoko bwabo. Kwatura ibyaha by'ubwoko bwacu ni ukuvuga ngo ni ukwatura ibyaha basokuruza bakoze tutari twanavuka, tutari twanabaho. Ibyo ngibyo abantu barabikoraga, bakatura ibyaha bya bene wabo, bakavuga ati Mana tubabarire, ibi barabikoze ariko tugirire impuhwe. Turabizi ko ibyo biduteye ibi byago, ibyo mubi nabaho imirongo yabyo, haba muri Nehemiya mu gice cya 8 n'icya 9, haba muri Ezira mu gice cya 8 n'icya 9 n'icya 10, haba muri Daniyeli. Abo bose ni abantu basenze batura ibyaha by'ubwoko bwabo. Icya gatatu ni ikibazo cyabajije ngo haba hari ubutumwa bwihariye Imana yabahaye muri iki gihe ngo mubugeze ku batuye isi muri rusange, by'umwihariko abatarakira agakiza. Burahari, Imana yarabumaye kandi yarabutanze ku bantu bamaze gufata icyubahiro cy'Imana. Murabizi ko Imana ifuhira icyubahiro cyayo, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ni Imana ifuhira icyubahiro cyayo. Hari abamaze gufata icyubahiro cyayo, biha izina ryayo, biha kwera kwayo. Ibyo byose byababaje umutima w'Imana. Ariko kugira ngo umuntu ubyarwa n'umugore, Dawidi na Yobu baravuze ngo mu byaha harimo mama yambyariye, kugira ngo uwo muntu yiyite cyangwa yitwe nyir'ubutungane. Uzwi nicyo kintu kiba kibabaje umutima w'Imana. Si uko mbyumvise none, simbimenye none, ariko abateze amatwi bumve ko aribwo nabibwiwe, mbibwiwe ubu. Kucyo kintu kimaze kubazo cyababaje umutima w'Imana, kandi yababaye igihe kirekire imunya kwihangana, ariko ubu yarahagurutse. Ibaze kugira ngo umuntu yitwe holiness, yitwe holy father. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane. Na Yesu ubwe barigeze bamuhamagara, bamubaza bamubwira ngo ni mwiza, mwigisha mwiza, aravuga ati oya, nta mwiza usibye Imana. Nicyo numva navuga, cyese niba hari ibindi bibazo mwambaza, Imana ibagire neza. Reka rero tubashimire umushumba bwo gusubiza neza ibibazo twababajije, kandi turizera neza tudashidikanya yuko bazabikurikirana, bagakurikira ubu butumwa mutanze buzabafasha muri byinshi. Kandi icyo numvishije ni uko abantu aho bari hirya no hino bakwiriye kurushaho kumenya ko ibi byabaye ari inkoni y'Imana. Ni inkoni y'Imana nk'uko amaje kubidusobanurira, mwarimo mubyumva. Ibi byabaye ni inkoni y'Imana, ariko atanze igisubizo cyiza avuga yuko abantu bashobora gusenga bakinginga Imana, hanyuma Imana ikemera kubabarira. Rero Imana ibaha umugisha kubwo kutwitaba. Imana ibaha umugisha. Reka rero nshuti twari kumwe nyine murabyumva, tugize amahirwe yuko umuntu twashatse guhamagara kuri uyu munsi byaje kurangira tumubonye. Mwabibonye ko twatangiye duhamagara, bisaba kwihangana nyine ntitwahise tumubona, ariko Imana yaje kubikora nk'uko natangiye mbibabwira ni birashoboka hari ko kubwawe dushobora kugira amahirwe akabasha gufata telefone. Rero turabashimiye kuba mwadukurikiye, tubasaba gukora subscribe kugira ngo mubashe gukurikirana ibiganiro byose binyura kuri Hoziyana TV. Ndetse reka dusoze dukomeza n'ubundi kubihanganisha no kubakomeza nk'uko twatangiye tubivuga, kandi dusaba buri muntu wese waba ufite ikibazo kucyandika muri comment hasi, kugira ngo ubutaha nitugira abandi duhamagara tuzababaze icyo wibaza. Murakoze.